hari uwo nigeze kumva avuze ngo jewe kanaka ndamwanga n'inzoka yanjye yo mu nda nayo iramwanga. Kandi ngo ni umukristo. Abantu benshi bamaze gukinga amarembo ya amarembo ducamo azatugeza mu rurembo rwo mu ijuru ni abantu bagenzi bacu. Hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo. Uzi ko urukundo rutuma bakuroga uburozi ntibukwice. Wa murozi wakuroze akakuroga agatageza kupfa gaheba. Ibyo mushaka ko abantu babagira aba ari byo namwe mubagira. Burya rero akebo kajya wamugarura kandi icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Iyo witegereje muri iki gihe ubona hariho urukundo rw'ibihugu, urukundo rw'intara, urukundo rw'uturere, urukundo rw'abanganya amashuri, urukundo. Rwose niba umuntu ajya gusenga ngo Mana mu mugisha wawe kugira ngo mbone abakiriya baza kugura zira sanduku nakoze, ubwo uzi icyo arimo gusengera? Ari gusenga ngo Mana reka abantu bapfe benshi kugira ngo isanduku zanjye zigurwe. Ntabwo tuzigera dukena, ntituzigera dusonza kuko twarambuye ibiganza. Burya iyo urimo gutanga umeze nk'uri gusaba imbere y'Imana, kandi Imana igiye kuguha igukubira kenshi kurenza ibyo utanze. Ariko kuko mu rukundo harimo imbaraga, ntabwo urupfu rwamuheranye. Mu rukundo ntihabamo urupfu, mu rukundo habamo ubuzima, mu rukundo habamo kubaho. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka nongere ngusuhuze wowe nshuti muvandimwe, nshuti yacu, inshuti yakadasohoka ubana natwe. Amahoro y'Imana abane nawe. Ndakwifuriza ibihe byiza, ndakwifuriza kugubwa neza aho uri, ndakwifuriza kubona Imana mu buzima bwawe, mu byo ukora, mu gihe uri gusenga Imana ikwishurire. Ndakwifuriza kubona Imana mu rubyaro rwawe, Imana ikwiteho cyane. Reka nkubwire, mu bihe urimo wowe urwaye, uri ku gisasiro wababaye, reka nkubwire nti Yesu afite imbaraga, afite ubutware, kandi ndasaba Imana ngo aka kanya ubutumwa bwiza ugiye kumva bukuvane kuri icyo gisasiro kandi bugukize ubwo burwayi urwaye. Kandi ndabyizeye ko Imana irabikora mu ijambo ryayo. Reka dusenge hanyuma tugaruke mu kiganiro cyacu. Iki rero akaba ari ikiganiro cyitwa Igihe cyanjye. Tuganiramo inyigisho z'uburyo butatu, harimo inyigisho z'ubuhanuzi bw'igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, ndetse n'inyigisho zo kugaruka kwa Yesu Kristo, hakazamo n'inyigisho z'ibimenyetso biranga kugaruka kwa Yesu cyangwa se ibimenyetso by'ibihe. Uyu munsi rero turagaruka ku gitabo cy'ibyahishuwe, aho twatangiye kwiga ku matorero 7 yo muri Aziya, ariyo Efeso, Simuruna, Perugamo, Tuatira, Sarudi, Philadelphia na Laodikia. Turacyari ku itorero rya Efeso, aho turi kwiga ku birebana n'urukundo, uburyo Imana iri kudusaba ko tugira urukundo. Abari barufite rukaba rwarashize, ko bagomba kongera bakasaba Imana ikarubaha, hanyuma n'abatari barufite bakarugira. Kubera iki? Kubera ko Imana ubwayo, karagiteri zayo ni urukundo. Niyo mpamvu abizera Kristo Yesu tuba twaravutse ubwa kabiri, tuba turi abana b'Imana, dukwiriye kurangwa n'urukundo kuko papa wacu ubwe ni urukundo. Kandi twabonye ko umuntu wese wabyawe n'Imana, ni ukuvuga ngo ADN ye n'Imana iba ari kimwe. Ari Ntibishoboka akaba arakoma gapima ubuzima bwo mu buryo bw'umwuka gahari, gashobora gupima kagasanga ubuzima bwacu n'ubw'Imana tumeze kimwe neza. Kuko umwana w'intare nawe aba ari intare, umwana w'idubu nawe aba ari idubu, umwana w'ingwe nawe aba ari ingwe, umwana w'imbwa nawe aba ari imbwa, umwana w'ipusi nawe aba ari ipusi, umwana w'ihene aba ari ihene, umwana w'intama nawe aba ari intama, umwana w'inka nawe aba ari inka. Kuko twavutse ubwa kabiri, nkuko tubisanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana cya 1:12, aho tubona amagambo avuga ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'ubushake bw'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umugabo cyangwa n'ubushake bw'umubiri, ahubwo babyawe n'Imana. Bivuze ngo turi abana b'Imana. Zaburi ya 8:5, umuntu n'iki kumwibuka cyangwa umwana w'umuntu kumugenderera, wenze kumugira nk'Imana aburaho hato. Urumva rero ko turi Imana ntoya, turi abana
b'Imana, turi abana b'Imana 100%. Rero tugiye kubanza dusenga kugira ngo noneho tutangiye twige. Tugomba kugira urukundo rukaba muri twebwe, tukaba twuzuye urukundo rukaba ruturimo, kuko turi abana b'Imana. Imana ni urukundo. Byarahanuwe yuko mu minsi y'imperuka urukundo rwa benshi ruzashira, ndetse n'abandi barufite rugakonja bikarangira. Yesu mu bimenyetso yagaragaje bizaranga kuza ko n'icyo yakivuzemo. Yaravuze ngo ubugome buzagwira, urukundo ruzakonja. Abantu bitirirwa izina ry'Imana ko nta rukundo bafite, ariko rero navuga ngo ntabwo aba ari umwana w'Imana, kuko papa wacu ni urukundo. Natwe tugomba kuba urukundo. Turagushimiye mwami wacu, turagushimiye data wa twese mwiza, turagushimiye Mana ikomeye, turagushimiye wowe waduhamagaye kugira ngo tugukorere mu gihe nk'iki ngiki. Mana, iyi generasiyo yacu turifuza kubana natwe, turifuza kudukoresha kandi ukadukoresha iby'ubutwari. Niyo mpamvu dusenze uyu mwanya twinjiyemo kugira ngo tugane ijambo ryawe kuri mwene data udukurikiye mu gihugu arimo, uyu mumama udukurikiye, uyu mukobwa udukurikiye, uyu musore udukurikiye. Mana, buri wese ukurikiye ubutumwa bwiza kuri Iron TV, turaguhamagarira kugira ngo ubane natwe kandi uvugane natwe, umuvugishe mu ijambo ryawe, kandi ijambo ryawe ribohora ubuzima bwe, ijambo ryawe rimukize ubuhenebere bwamaze kumwinjiramo bwo mu buryo bw'umwuka. Ijambo ryawe rimukize, rimukureho karande n'imbaraga zose z'umubi, rimuvane mu mbaraga za karande zo mu miryango z'ibisekuruza bagiye bamuterekerera amatarabaho bakamutangaho n'ibitambo. Ijambo ryawe rimuzure, rimuha ubuzima, rimuremera ubuzima mu izina rya Yesu, kuko ijambo ryawe ni ryiza, ijambo ryawe rirabohora, ijambo ryawe rirakiza, ijambo ryawe ritanga ubuzima. Yesu Kristo w'i Nazareti, ndakwinginze ngo ubane natwe, reka imbaraga zawe zitugote, reka ubuntu bwawe butugote, reka abantu bakira ijambo ryawe, bakira urukundo rw'Imana mu ijambo ryawe, bakira imbabazi z'Imana mu ijambo ryawe, bakira ihumure rivuye mu ijambo ryawe, bakira amahoro avuye mu ijambo ryawe. Ahari hari amakuba n'ibyago, ahari hari ubwoba bwinshi, buhunge kubw'ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo. Mana, ndasenze kugira ngo imbaraga za Satani zihunge, ijambo ryawe ryinjire, ijambo ryawe ryo ryaturemye, ijambo ryawe ryo ryavuze tubaho, ijambo ryawe katonda wa fela la brira solemanta ya zini shaini tuziri fodeta ya zidibo pando la ziwi hiya valasiri shabri sansove detaye. Ndagushimye ko ijambo ryawe rigiye kubohora uyu mwene data udukurikiye. Ndagushimira ko ijambo ryawe hari ibintu rihinduye ku buzima bwe. Ndagushimira ko ijambo ryawe rimukijije ubu burwayi yararwaye. Ndagushimira ko ijambo ryawe rimukijije umutwe yararwaye. Ndagushimira ko ijambo ryawe rimukijije umutima yararwaye. Ndagushimira ko ijambo ryawe rimugarura umwuka wari warashize muri we. Ndagushimira ko ijambo ryawe rimukijije amarozi yaramuhezemo. Ndagushimira ko ijambo ryawe ridanonsi fadomene shaho pasirima alelo saida na hotakobera fedesha hoze shani grome. Ndagushimira Mana ko ubutumwa agiye kumva tukaba tugiye gutangira tukarangiza ari busoze akize kanseri, ari busoze akize sida, ari busoze akize uburwayi bwo mu gatuza, ari busoze akize uburwayi bwo mu bitugu kumva remerewe, ari busoze akize uyu mugongo, ari busoze akize kukuribwa mu magufwa, ari busoze akize uyu muriro waka mu mubiri we, ari busoze akize uyu mwuka w'ubwoba w'urupfumuhoraho, ari busoze akize abonye Imana. Ngwino bane natwe kandi ndagushimira ko uri kumwe natwe mu izina rya Yesu Kristo no byamaje nizeye, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Nashaka kubwira yuko ugiye kubona Imana muri ubu butumwa tugiye kuganira, ugiye kubonamo Imana. Akaba ari mpamvu ngusaba ngo uko tugiye gutangira twiga ijambo ry'Imana ntugende utarangije ijambo, nturyumve ngo ugize hagati. Iyi ni Imana igiye kuvuga, kandi numvisha umwuka w'Imana ambwira ko agiye gukora ibikomeye mu kumva ubutumwa bwiza tugiye kuganira. Gihe binkubwira narabibonye, maze kubona kenshi, maze kubona Imana mu buzima bwanjye, namamaza ijambo ry'Imana kandi ijambo ry'Imana rikabohora benshi. Haraho mperutse kuvuga ubutumwa bwiza, umuntu akira kanseri yo mwibere, kwa muganga baramaze kumusezerera bavuga ngo azapfa, ibere rye ryari ryatangiye kubora. Ariko mu gihe nari kwigisha muri icyo giterane
ndababwira nti mwizere ijambo ry'Imana, ko ijambo ry'Imana rirabohora rirakiza. Ibi nkubwira ibere ryarakize, akirira aho ngaho atahari muzima. Yabaga ari kuri kubaho buri kanya ahuhaho, cyari ryaraje igisebe cyaratungutse bisa nkaho rigiye kubara ryose, yakiriye aho. Hari undi wari urwaye umugongo w'abadayimoni, yagiye no kwivuriza mu Buhinde, umugongo wanga gukira, amubwira ko umugongo we utaboneka. Niyo yabaga yica mu rusengero babaga bamuhaye ne bameze nk'uryamye, umugongo we wakiriye aho ngaho. Rero ntabwo ibyo ngibyo ufite aribyo byananira Imana. Icyo nagusaba nuko iri jambo ry'Imana tugiye gutangira kwiga ubanza uha agaciro ijambo ry'Imana, kuko iri ni ijwi ry'Imana rigiye kuvuga, kandi Imana irimo iravuga. Imana ahiri Yesu aho yageraga abantu bakiraga indwara, bademoni bavaga mu bantu, yakizaga indwara zananiranye. Ndagusaba kubana natwe iki kiganiro tugiye gutangira, ucyumve, wumve, utangira natwe, uze gusozanya natwe mu isengesho rya nyuma, kandi uzashimira Imana ko hari ikikoze. Igitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana igice cya 22 umurongo wa 14. Hanyuma niturangiza ndababwira ahandi turi busome, kuko ngira ngo murabizi ko turi kwiga itorero rya Efeso, itorero ryiza ryagize ububyutse Pawulo yatangije mu kinyejana cya mbere. Bamwe bakira ubukonikoni babagamo, abandi bava mu bupfumu, abandi bava mu burozi, abandi bava mu busambanyi. Imana ngo ibasuka umwuka wera, itanga impano nyinshi muri Efeso, ibitangaza birakoreka. Ijambo ry'Imana ngo rigira ububasha muri Efeso, ngira ngo twarabyize mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 19 uburyo Pawulo yagize muri Efeso ngo ijambo ry'Imana ryagize ububasha, kugeza ubwo Imana akoresheje Pawulo imirimo n'ibitangaza bikomeye, ngo bakajya bazana ibitambaro n'imyenda bakabikoza ku mubiri we bivuye ku barwayi, bakabibashyira babikoza ku barwayi, ngo bagakira indwara n'abademoni bakabavamo. Ngo nuko ijambo ry'Imana rigira ububasha muri Efeso, ngo Imana isoko umwuka wera muri Efeso, hakizwa abantu benshi. Pawulo ashinga amatorero menshi, yahamaze imyaka 3. Ibi twarabyize, ngira ngo twarabyize, kandi uru rugendo rwe rwa gatatu rwa nyuma yakoze rw'ivugabutumwa rye. Hanyuma yaho yavuye muri Efeso agiye Yerusalemu ajya i Roma, agezeyo afungwa imyaka 2. Nyuma yaho aza kwicwa n'umwami wariho muri icyo gihe witwa Nero muri 70. Hanyuma yicwa aciwe igihanga, kuko yari afite kwizera. Turimo turiga n'inyigisho twa kwizera mu busesenguzi bwa Bibiliya, kwizera icyo ari cyo, tukareba n'ibyitizo by'abizera nyakuri. Ndagusaba wowe waba wumvisha aribwo bwa mbere gukurikirana inyigisho zitambuka, kugira ngo wumve no kwizera kwa nyako kubasha kugukiza ibyakunaniye n'ibyanze kukuvaho. Reka tumanze dusome aya magambo, hanyuma twumve. Haratubwiye ngo hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo, kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo. Hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo, kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo. Uyu munsi tugiye kwiga utuntu tubiri: banyure mu marembo, binjire muri rwa rurembo. Ururembo rwo ngira ngo rurumvikana cyane, mu rurembo rwo mu ijuru. Reka mvuge kamwe: banyure mu marembo. Ese na yahe marembo tugomba kunyuramo kugira ngo tubashe gusohora cyangwa kuzasohora mu kwinjira muri rwa rurembo rwo mu ijuru? Bivuga ngo kugira ngo twinjire mu rurembo rwo mu ijuru, nuko tugomba kubanza kunyura mu marembo. Aya marembo ni ayahe tugomba kunyuramo kugira ngo twinjire mu rurembo rwo mu ijuru? Turi kwiga ku itorero rya Efeso, aho turi kwiga ku birebana n'urukundo, uburyo iri torero ryagize ububyutse, abakristo bagakundana, bakabana neza mu mahoro, bagafashanya, bagashyigikirana. Ariko nyuma yaho kubera isi bagenda bakamuka, banamuka, urukundo rurabashirana. Muribuka ko turi kwiga ku birebana n'urukundo, ariko twigaho ibintu bitatu: gukunda Imana, gukundana twebwe ubwacu nk'abana b'Imana, tugakunda n'abapagani n'abanzi bacu, ndetse tugakunda n'umurimo w'Imana, tugakunda gukorera Imana. Umurimo w'Imana rero ni mugari. Iyo ugiye gusura umuntu muri gereza uri gukorera Imana, iyo uri gufasha imfubyi uri gukorera Imana, iyo uri kuririmba uri gukorera Imana, iyo uri kuvuga ubutumwa uri gukorera Imana, iyo bega imirimo iyo dukorera Imana yo ni myinshi, ariko dukwiye kugira umwete n'inyota nyinshi n'ishyaka ryinshi ryo gukorera iki Imana. Nibyo bintu bitatu turi kwiga. Hanyuma rero abakristo muri Efeso ibi byaje kubashirana: gukunda Imana birashira, gukundana ubwabo no gukunda abanzi babo birashira,
ndetse no gukunda umurimo w'Imana birabashirana. Ikintu Yesu yabagayeho nicyo ngicyo. Ngira ngo ni amagambo turi gusoma mu byahishuriwe Yohana igice cya 2 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 7, tuhasanga amagambo avuga ngo wandikire marayika w'itorero ryo muri Efeso uti ufashe inyenyeri 7 mu kuboko kw'iburyo akagendera hagati y'ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu, aravuga amagambo ati nzi imirimo yawe n'umuhati wawe no kwihangana kwawe, kandi nzi kutabasha kwihanganira abanyangeso mbi, nuko wagenzuye abiti intumwa kandi atarizo ukabona ko ari abanyabinyoma, uzi kwihangana kandi warenganijwe izina ryanjye ntiwacogora. Ariko rero mfite icyo nkugaya, nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Nuko ibuka aho wavuye ukagwa wihane ukora imirimo nk'iya mbere, kuko nutabikora nzaza huri nkuri igiteko kitabazo cyawe hacyo nutihana. Ariko rero ufite icyo ngushimira, nuko wanga imirimo y'Abanikorayiti iyo nanjye nanga. Ufite ugutwi niyumva iby'umwuka abwira amatorero. Unesha nzamuha kurya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo kiri muri paradizo y'Imana. Urumva iri torero Yesu yarivuze ibintu 6 byiza ryakoze, ariko ikintu yaje kurigaya nuko bya bintu 6 bakoze byaje kurangiza bihindutse zera imbere y'Imana, kuko urukundo rwaje gushira. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo imirimo ya nyuma niyo izahesha iya mbere agaciro. Yesu azaguhembera aho agusanze. Aho agusanze niho azaguhembera. Nari umugabo ntijya ihabwa intebe. Kuvuga ngo ngiye nigeze gukorera Imana, kuvuga ngo ngiyewe narasenze, kuvuga ngo navuze ubutumwa, kuvuga ngo ibini no, aho uzabuhagaze Yesu azagusanga, nibyo bizahesha agaciro ibyo wakoze mbere. Niyo mpamvu abakristo Yesu avuze ibintu byiza bakoze, umuhati, kwihangana, yewe kugenzura bitenwa kandi atarizo, bakabona ko ari abanyabinyoma, barafite kugenzura kwinshi, bafite n'impano z'umwuka zigenzura, yewe ngo bari bazi kwihangana, barenganijwe n'izina rya Yesu. Icya 6 nuko yavuze yuko kandi ntabwo bihanganiye abanyabinyoma. Yesu aranabashimira, ariko abaga ikintu cyitwa urukundo. Urukundo rwashize ibintu byose bazero, kandi urukundo nirwo rutwikira ibyaha byinshi. Tumaze iminsi turimo kwiga ibirebana no gukunda Imana. Twabonye ko gukunda Imana ari ibintu 3. Icya mbere ni ukwitondera ijambo ryayo. Icya 2 gukunda Imana nuko tuyikundisha imbaraga zacu, ubugingo bwacu, umutima wacu n'ubwenge bwacu byose. Icya 3 gukunda Imana nuko ugomba kuyiha igihe ukaganira nayo. Tuganira n'Imana binyuze hehe? Tuganira n'Imana binyuze mu bintu 2: gusoma ijambo ry'Imana no gusenga. Ibi bintu 2 utabikora ubeshya Imana ntabwo uyikunda. Niba udasoma Bibiliya ntukabeshya Imana ngo urayikunda. Niba udafata ibihe byo gusenga ngo wirize ubusa nk'uko Yesu yabikoraga, urabeshya ntuyikunda. Kuko uwo ukunda ugerageza kumuha igihe kugira ngo muganire. Nukuri nkubwire ko ngukunda nkaba ntago umwanya ngo tuganire, ni ibinyoma nagomba gukunda. Niba dukunda Imana tuyiha igihe, dufata igihe dusenge, dufata igihe cyo kwiriza ubusa, dufata igihe cyo gusoma ijambo ry'Imana. Tuve mu binyamakuru, tuve muri Facebook, tuve muri Twitter, tuve muri Instagram, tuve muri WhatsApp, tuve muri YouTube, tureba bidafite umumaro. Tureke gutinda kuri social media kurenza uko dutinda mu ijambo ry'Imana, kurenza uko dutinda dusenga, kuko turamutse dutinze muri Bibiliya ariko Imana tukayibura igihe ntabwo twaba tuyikunda. Uyu munsi rero tuyinjiye mu nyigisho irebana noneho no gukundana twebwe ubwacu nk'abantu, nk'ikiremwa muntu, noneho byagera ku bakristo ho noneho nukurenza. Pawulo yaravuze ngo mugire neza abantu bose, ngariko cyane cyane abo mu nzu y'abizera. Hari naho yavuze ngo niba muri ubu bugingo Kristo ariwe twizeye wenyine, tuba duhindutse abo kugirirwa impuhwe kuruta abandi bose. Ruvuga ngo abantu bizeye impuhwe z'Imana zibabaho cyane kurenza abatarizera. Usibye ko n'abatarizera Imana irabakunda, ariko abizeye Imana ibakurikirana cyane kurenza bariya. Rero Imana ibaho umugisha. Amagambo twasomye mu butumwa bw'uko bwanditswe na Ariko igice cya 12 umurongo wa 29 kugeza ku murongo wa 31, twabonye aho haje umufarisayo akagerageza Yesu akamubaza ngo mwigisha itegeko rishande gukomera nirihe? Yesu amubwira amategeko 2. Irya mbere amubwiye ngo ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Aramubwira ngo irya 2 ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda. Aramubwira ngo nta rindi tegeko rirusha gukomera. Uyu munsi turagaruka kuri aka kajambo kavuga ngo
kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Turi butekereze kuri iri jambo, gukunda mugenzi wanjye nk'uko nikunda. Iki kintu gitekerezeho cyane, ngo gukunda mugenzi wanjye nk'uko nikunda. Ndashaka yuko wicara umwanya munini mu gihe turi kwiga ijambo ry'Imana, ugatekereza uburyo wikunda, urebe uburyo wikunda uko kungana. Wumve ko Yesu avuze ngo uko wikunda ari nako ukunda mugenzi wawe. Noneho urareba niba koko urwo rugero wari wabigeraho. Kandi noneho ijambo ry'Imana icyo Yesu avuze ni itegeko. Yesu yarabivuze mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 15 umurongo wa 12, aho yavuze ngo ngiri itegeko ryanjye, mukundane nk'uko nabakunze. Ni ukuvuga ngo iri jambo ryitwa gukundana cyangwa urukundo ni itegeko. Ngo ni rimwe mu mategeko agize itegeko nshinga ry'ijuru. Ni ukuvuga ngo igitabo kirimo amategeko yose y'ijuru. Muri ayo mategeko harimo n'iri tegeko rivuga ngo mukundane nk'uko nabakunze. Gukundana ni itegeko, gukunda mugenzi wanjye ni itegeko. Nta bintu byo kuvuga ngo ibiki n'ibiki. Urasabwa gukunda mugenzi wawe, ndasabwa gukunda mugenzi wanjye. Urasabwa kunkunda nanjye nkagukunda, ni itegeko. Kandi noneho igikomeye ngo ukankunda nk'uko wikunda, nkagukunda nk'uko nikunda. Ugakunda uriya mwanzi wawe nk'uko wikunda. Mbega ikintu gikaze, mbega ikintu gikomeye, kirakomeye. Ariko kuko ari itegeko tugomba kugikora tu, byanga byakunda. Turashaka kureba mu bintu bibuze ku isi, bikaba bibuze mu itorero hirya no hino ku isi, ni ikintu cyitwa urukundo. Urukundo ruhari, isi yahinduka paradiso, imiryango yahinduka paradiso. Ubundi hariho inkundo zigeze kuri 3. Hariho urukundo rwitwa agape, agapeo, bisobanura urukundo rw'Imana. Hakaza urukundo rwitwa eros, hakaza urukundo rwitwa philos cyangwa se philias. Urukundo Imana dusaba dukundana ni uru rwa mbere, agape, urukundo rw'Imana rutagira ikintu rushingiyeho na kimwe. Izo nkundo ebyiri tuvuze zindi zo zigira ikintu zishingiyeho. Harimo urukundo rw'umuryango, abubatsi ngo, hakazamo n'urukundo rwo gukunda abantu ariko ufite ikindi kintu bakurikiyeho ubashakaho. Urugero, nshobora gukunda anko wanjye kubera ko ajya ntera inkunga, nkajya kwiga cyangwa nkagira ibindi nkora. Nshobora gukunda kanaka kuko hari ikindi kintu mushakaho. Umugabo akunda umugore we kuko hari ikindi kintu amushakaho. Iyo umusore agiye kurambagiza umukobwa nuko bafite ikindi kintu amushakaho. Ariko urukundo rw'Imana rwo ntirugira na kimwe rwubakiyeho, akaba ari narwo rukundo Yesu yadukunze. Uyu munsi tugiye kwiga ku kintu cyitwa gukundana twebwe ubwacu nk'abana b'Imana. Ubwo duheruka kuganira twabonye ko mu gitabo cyo kuva igice cya 20 havugwamo amategeko 10 yari yanditse ku bisate by'amabuye 2 Imana yahaye Mose. Ari amategeko 10 twabonye ko amategeko 4 abanza yerekezaga ku mibanire y'umuntu n'Imana, hanyuma 6 akurikiyeho akerekeza ku mibanire y'umuntu na mugenzi we. Imana iha Abisiraheli amategeko, yabahaye amategeko 613, hakaba ingingo nkuru ziyahagarariye ari amategeko 10. Noneho Yesu aje mu isi yafashe amategeko 600 arayagabanya inshuro zigera hari mu 10, zene zirarenga 10 hari, ayagira 2. Irya mbere gukunda Imana, irya kabiri gukunda mugenzi wanjye nk'uko nikunda. Pawulo we amaze kuza yayagize rimwe. Ibyo turabisanga mu rwandiko rw'Abaroma igice cya 13 kuva ku murongo wa 8 kugeza ku murongo wa 10. Noneho tubonye ko muri aya mategeko 10 Imana yatanze yahaye Abisirayeli, 6 niyo ari menshi kurenza 4. Noneho Imana ishaka ko nkunda mugenzi wanjye kuko mugenzi wanjye niwe wenyine nanyuraho njya mu ijuru.
twasomye mu byahishuriwe Yohana igice cya 22 umurongo wa 14 hatubwira ngo hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo. Twari twavuze ngo ese aya marembo bashatse kutubwira naya? Aya marembo ni abandi bantu bagenzi bacu. Ni ukuvuga ngo abantu cyangwa se uwo muturanyi wawe, uwo mukorana, uwo muvandimwe wawe, uwo mugore wawe, uwo mugabo wawe, shobuja, nyokobuja, uwo mukozi wawe, uwo muyaya wawe, uwo muboyi wawe, uwo muntu muturanye mwegeranye mu bana, uwo mufamiliyazi wawe, uwo niwo rembo ugomba gucamo kugira ngo uzinjire mu rurembo rwera rwo mu ijuru. Ariya marembo hano batubwiye ni abantu, hanyuma ururembo ni ururembo rwo mu ijuru. Kugira ngo tuzinjire mu rurembo rwo mu ijuru nuko tugomba guca mu marembo aribo bantu bagenzi bacu. Niyo mpamvu tubonye ko muri ariya mategeko 10 atandatu ariyo menshi kurenza 4. Aha, ikitonderwa ni ukuvuga ngo rero ubwo umuntu mugenzi wanjye niwe rembo ncamo, ni nawe rugi ngomba gufungura kugira ngo ninjire mu rurembo rwo mu ijuru. Uzasanga hari abantu benshi bamaze gufunga amarembo yabo, nyamara bakijya imbere y'Imana bagahora bavuga ngo Mana ibi n'ibi ni, bakajya kuririmba, bari mu makorari, ni ba pasiteri, ni ba bishopu, ni ba bahanuzi birirwa mu butayu mu buvumo, barimo ngo barasenga, barajya guhanura abantu, ariko mu mutima we afite umuntu yanze, agendana inzigo ye, yifuza kuba ataganira nawe, kuba atahura nawe mu maso ngo banarebane mu maso. Numva ni ikintu gikomeye. Niba baririmbana muri korari akumva ntiyahagarara nawe muri korari, yaba ahagaze aragashakira uburyo bwose ajya inyuma, bashaka kugira ngo bamushyire ku murongo umwe nawe akabyanga, nyamara ngo arimo aravuga ubutumwa. Ubwo ari kuvuga ubuhe butumwa? Yamaze gufunga irembo rizamwinjiza mu rurembo rwo mu ijuru. Aravuga ubuhe butumwa? Umuntu agafata amasengesho y'iminsi 4 arimo arasenga kandi afite umuntu yanga mu mutima we. Hari uwo nigeze kumva avuze ngo jewe kanaka ndamwanga, n'inzoka yanjye yo mu nda nayo iramwanga. Kandi ngo ni umukristo. Hari undi we nigeze kumva avuga ngo jewe na kanaka amaraso yanjye naye ntibikorana. Amaraso yawe n'aya kanaka ntibikorana? Ubwo uri muri uhe rugendo? Ngo inzoka yanjye iramwanga. Warangiza ukajya imbere y'Imana urimo gusenga ngo uzinjire mu rurembo rwera rwo mu ijuru. Hari n'abandi noneho bamaze gufunga ariya marembo, kandi ariyo marembo Imana agomba gucamo ibasubiza iby'umubiri bari bakeneye. Kuko ntabwo ibisubiza Imana izaduha bizahuruduka mu kirere ngo bitwikubita imbere. No, tufata amasengesho tukajya mu butayu, tukajya mu buvumo, tukajya mu misozi, tugahamagara abahanuzi bakaza mu bipangu byacu bakaza kudusengera ngo Imana ihe umugisha imirimo y'amaboko yacu, iriya business ndimo gukora Imana ihe umugisha, cyangwa se ibyo ndi gutegura muri plan yanjye ngomba gukora Imana ibifashemo bizagende neza. Nyamara ahantu Imana igomba kubinyuza ugasanga ni kuri wa muntu wanze, ba bantu wanze. Ko mwisi se ibintu byose ari magirirane, ntabwo ufite si nabaho, nawe utafite si wabaho. Kubera iki? Namwe murebe ubu abantu barirwa bakora amasanduku buri munsi, amasanduku aya ngaya bashyinguramo abantu. Uzasanga hari umuntu ufite akazi ko kwirirwa akora amasanduku, akirirwa ajya gusenga Imana ngo imuhe umugisha kugira ngo amasanduka abone ibikoresho, imisumari, abone imbaho za makeya, abone, hanyuma kandi akajya gusenga Imana imuha abakiriya bagura izo sanduku. None nshuti, iyo sanduku irashyingurwa mu ndi, si umuntu. None si uwo muntu nadapfa nyine uzabaho? Nimo gushaka kuba ishusho yuko mwisi kugira ngo mbeho nuko ngufite, nawe kugira ngo ubeho nuko ufite. Nubwo mubona abantu buze urwangana, abantu bigiza bibone mwisi, abantu bigira abantu bakomeye bakagira bamwe bangana bagiye gute, ariko ntabwo ushobora kubaho ntariho. Ntibibaho rwose.
none se niba umuntu ajya gusenga ngo Mana mu mugisha wawe kugira ngo mbone abakiriya baza kugura zira sanduku nakoze, ubwo uzi icyo arimo gusengera? Ari gusenga ngo Mana reka abantu bapfe benshi kugira ngo isanduku zanjye zigurwe. None se muganga yirirwa ajya gusenga ngo Imana, uyu wize ubuganga ngo Imana nimuha akazi, bivuga ngo abarwayi batabonetse nta kazi yabona. Iyo ari gusenga rero ngo Imana imuha akazi kwa muganga, ari gusaba Imana ngo ireke abantu barware barembe kugira ngo akazi kaboneke. Umuforomasiye uyu nguyu wize medicine ucuruza muri foromasi ajya gusenga Imana ngo imuhe umugisha, ngo imuhe abakiriya benshi. Arimo gusenga ubwo abwira Imana ngo abantu nibarware benshi kugira ngo imiti igurwe. Mwisi umuntu abayeho ku bwundi. Noneho hari n'igihe Imana iba yarateguye ko uriya muntu ari we rembo ryawe ry'umugisha bifatika, irembo ry'akazi, irembo ry'amafaranga, irembo ryo kuba wakira. Ushobora no kuba umubona ari umukene, ukabona uyu munsi ni umukene, ukabona ni n'umuswa ntiyarize, kandi ari we Imana yateguye izanyuzamo ibisubizo byawe byo kubaho, kandi ukaba utabimenya ko ariho bizaca. Niyo mpamvu Imana idusaba ngo dukundane, kandi dukunde bagenzi bacu nk'uko twikunda. Kuriya utifuza ko hari akantu kagukomeretsa, nako Imana ishaka ko na mugenzi wawe wumva ko nta kantu kamukomeretsa. Kuriya wumva ko udashaka ko hari umuntu wakubabaza mu mutima, nako Imana ishaka ko na mugenzi wawe uko nyine ubyiyumva nawe ari kubyumva bitamubaho. Yesu ugeze avuga ijambo rikomeye aravuga ngo ibyo mushaka ko abantu babagirira aba ari byo namwe mubagirira. Burya rero akebo kajya wamugarura, kandi icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Nubiba urukundo uzasarura urukundo, nubiba urwangano uzasarura urwangano, nubiba ishyari uzasarura ishyari. Icyo umuntu abiba nicyo asarura. Ibyo dushaka ko abantu batugirira aba ari byo natwe tugirira abacu cyangwa se abandi. None muganga arimo arasenga ngo Imana imuha akazi, arasenga ngo abakiriya babuze bo kuza kwivuza, ubwo arashaka kugira ngo abantu bakomeze barembe. Uwakoze isanduku nuko, uriya ucuruza imiti nuko. Tugiye kureba ukabona ibintu bya hano mu isi byose ni ibintu by'amagirirane. Niyo mpamvu Imana dusaba ngo dukundane kugeza aho Bibiliya itubwira ngo dukunde n'abanzi bacu, ngo kandi tubagirire neza, ngo tubifurize byiza. Turi ku ijambo ryitwa kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, gukunda bagenzi bacu. Umuntu umwe ageze gusanga Yesu, abaza Yesu ngo none se ubundi mugenzi wanjye ninde? Yesu atangira kumucira umugani ngo hariho umuntu wavaga i Yerusalemu amanuka agiye Ariko, ahura n'abambuzi. Bambuzi baramwambura, baramukubita, bageza aho benda kumwica. Ngo ako kanya haca umutambyi ngo aramuberekera arigendera, haca umulewi aramuberekera arigendera. Ngo ariko ngo haza guca umusamariya mwiza w'impuhwe, ngamugezeho aramufata, amukarabya inguma, aramwomboza amavuta akomeye, amujyana kwa muganga. Abwira muganga ngo umuvure, kandi amusigira amafaranga, aramubwira ngo aya nashira n'ibindi byose uzamutanga uzabimbwira nzabyishyura. Arangije amubwira ngo none muri abo ngabo ko ari batatu, ari umusamariya mwiza, ari umutambyi, ari n'umulewi, uwagiriye neza cyangwa wakoze ibyiza n'uwe? Aramubwira ati n'uwamugiriye neza. Aravuga ngo genda nawe ugira utyo. Hashize akanya undi aramubaza ngo mwigisha, mwene data nangirira nabi mubabarire kangahe? Mubabarire ngeze 7. Yesu aramubwira ngo sinkubwiye 7, ahubwo uzamubabarire ugeze 770. Ni ukuvuga ngo urukundo ni ikintu kigendana n'imbabazi. Iyo ufite urukundo urangwa n'imbabazi, urababarira umuntu wese ukugira nabi, uramubabarira. Tugaruke rero, Bibiliya Amarembo yavuze ni abantu Imana yaremye bagenzi bacu. Imana ishobora kuba yarateguye kuri ari we izanyuzamo ibisubizo byawe, ukaba umwanga, ugahora ujya imbere y'Imana urimo urasenga ngo Mana, ngo wavuganye nanjye, ngo wari byavuganye nanjye Mana, ngo sohoza byavuganye nanjye, ngo wambwiye kuzamakaze, ngo wambwiye kuzangira. Kandi aho Imana igomba kubinyuza ku irembo bizacamo n'uriya muntu wanze, urumva uzasubizwa. Niyo mpamvu benshi
bahora basenga bakaba badasubizwa. Kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Uko ubona nta kintu cyakugira nabi, nako Imana yifuza ko na mugenzi wawe ari uko kumufata. Uko nyine niko ugomba kumufata. Dufite abantu benshi babayeho mu buzima bwo kwikunda, bakumva ko nibo bariho, bakumva nibo bantu bega badasanzwe. Ubu iyo witegereje muri iki gihe ubona hariho urukundo rw'ibihugu, urukundo rw'intara, urukundo rw'uturere, urukundo rw'abanganya amashuri, urukundo rw'abanganya amafaranga, urukundo rw'abanganya ubukene, urukundo rw'abanganya ubukire. Urukundo ruriho n'urwo ngurwo. Ubu abakire nibo bahura bagasengana, abize nibo bahura bagasengana, abatarize nabo bafite ukuntu babana bagasengana. Abandi bakaba bati jewe naturutse mu Burundi na mugenzi wanjye n'umurundi, bakajya bibumbira hamwe agasengana, ariko abandi akumva ko ntacyo bavugana. Abandi ati ngende mu Tanzania reka shaka abatanzania bagenzi banjye, abandi ati twebwe turaba Uganda, twatutse Uganda, abandi ati twebwe turabanyamurenge, nitwe tugomba gusengana tugafashanya tugashyigikirana, abandi ati twebwe twiberaga hanze. Urwo ni rwo rukundo ruhari. Umunsi umwe umunyamurenge ngo yari ari mu modoka arimo aragenda, bagenzi be baramuhamagara mubaza se ubundi uri hehe wagiye? Ati yewe abantu bose bansize boca bagenda, ati nanjye ndi mu nzira ndimo ndogenda, atariko ndi ngenyine mu modoka kandi imodoka iruzuye. Aravuga ngo ari wenyine mu modoka. Impamvu avuze ngo ari wenyine mu modoka nuko nta munyamurenge mugenzi we urimo. Yumvira kweli. Abantu bafite umwuka wabinjiyemo w'ubwirongi. Nigeze gusengera mu icaci rimwe, mu idini rimwe, nishaka kurivuga kuri social media, ariko ikintu cyambabaje kiranambabaza, nkibaza niba abantu bazi ijambo ry'Imana rivuga. Yesu aravuze ngo ndabaha itegeko rishya, ngo mukundane nk'uko nanjye nabakunze. Ni itegeko. Muri iryo torero bafashe korari, bashinga korari y'abanyeshuri abiga segonderi n'abiga kaminuza b'urubyiruko. None abandi bana b'urubyiruko bagashaka gutanga umuhamagaro muri iyo korari ngo nabo babe baririmbyi muri iyo korari, bakababwira ngo twebwe ntabwo twaririmbana n'abantu batize. Ngo nabavuga butumwa barimo kuvuga ubutumwa, ngo ni korari y'abantu bize, ngo ni korari y'abanyeshuri. Korari y'abanyeshuri. Urundi rubyiruko rutize bajya gutanga mu muhamagaro bakabangira. None igikomeye bakwinjira mu bihe by'amasengesho y'urubyiruko, abize bagasengana ukwabo, ngo ntabwo basengana n'abatarize, ngo ntabwo bafite kapasite imwe, ngo ntabwo bari ku rwego rumwe, ntabwo bari kuri level imwe, kandi bose ngo bari gusenga Imana rurema. Ariko inshuti mumbabarire munkurikirane, umbabarire nyumvire utekereza ikintu. Tekereza icyo kintu hagati yanyu n'Imana, mwumve ko Imana imirareba ibyo bintu. Kandi Imana yaremye umuntu umwe. Ijambo ry'Imana tubwira ngo Imana yaremye amahanga yose akomoka ku muntu umwe, iyakwiza mu isi yose. Bwa mbere dukomoka kuri Adamu, bwa kabiri tugakomoka kuri Nowa. Nubwo hariho abazungu, hakabaho abarabu, hakabaho abirabura, hakabaho abarebera bagufi, twese dukomoka ku muntu umwe, kuri mwene Adamu, kuri mwene Nowa. Nyumvira icyo kintu nawe umbabarire ucyumve, wumve uburemere bwacyo. Umva uburemere bw'icyo kintu imbere y'Imana uko ibona ibintu. Ngo
abize barasenga ukwabo, abatarize basenga ukwabo, abize bafite korari yabo, abatari. Ubwo urugendo tujyamo ni uruhe? Turagana he? Turajya kwande ko Imana ari urukundo? Umuntu akagira urwangana akanga mugenzi we, agafata umwaka umwe, 2, 3, 4 akamwanga ku buryo agira aho yumva naho yaca yamukurikiza umuriro, akumva ntiyanaca n'ahari ngo amurebe mu maso, kandi akaba yitwa ngo arakijijwe. Yesu ati ndabaha itegeko rishya ngo mukundane nk'uko nanjye nabakunzi. Ubwo twaba turimo turagana he bagenzi banjye? Ubwo twaba turimo turajya he inshuti zanjye? Abantu benshi bamaze gukinga amarembo ya amarembo ducamo azatugeza mu rurembo rwo mu ijuru ni abantu bagenzi bacu. Hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo. Iyo dusoje mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo 12:14 haravuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Tugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro. Iki nakivuga gutya kugira ngo uru rukundo rwumvikane. Turi kwiga ibintu bitatu: gukunda Imana, gukunda umurimo, gukunda Imana, gukunda natwe bwacu nk'abana b'Imana, tugakunda n'abanzi bacu, ndetse no gukunda umurimo w'Imana, tugakunda gukorera Imana kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Iyo Imana yiteguriye kera ngo tuyigenderemo, tugomba kugira umwete, tukagira urukundo rw'imirimo myiza nk'abana b'Imana, tukarekura tugatanga, tukarekura ubutunzi bwacu kandi tugatanga tutikanyiza, kuko uko dutanga niko Imana ishyira ibindi mu ntoki zacu. Ntabwo tuzigera dukena, ntituzigera dusonza kuko twarambuye ibiganza. Burya iyo urimo gutanga umeze nk'uri gusaba imbere y'Imana, ubusabye kandi Imana igiye kuguha igukubira kenshi kurenza ibyo utanze. Ikintu cya mbere kiranga Satani ni ubusambo. Satani ni igisambo. Satani iyo usomye mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 10 ndumva ari umurongo wa 10 n'ubundi haravuga ngo umujura ntazanwa n'ikindi ni ukwica, kwiba, kurimbura. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 10 umurongo wa 10 n'ubundi, umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwica no kwiba no kurimbura. Satani ni igisambo kibi, ni umujura mubi. Iyo udatanga uburi igisambo, iki ntabwo ndakijyaho. Turacyari ku ijambo ryitwa gukunda abanzi bacu no gukundana twebwe bwacu nk'abana b'Imana, tukanakunda n'abandi bantu bose bo mu miryango yacu. Ubu imiryango myinshi muri iki gihe iranyinyiriwe, inzangano ziri mu miryango ni nyinshi, inzangano ziri muri ba masenge ni nyinshi, inzangano ziri kwa ba marume ni nyinshi, inzangano ziri mu bavandimwe ni nyinshi, inzangano ziri hagati y'abana n'ababyeyi ni nyinshi. Ibintu biriho muri iki gihe bene data, tugiye kureba aho Pawulo yafashe ya mategeko yari 613 Yesu akayagira 2, noneho Pawulo we akarigira 1. Yose yakubiye mu ijambo rimwe cyangwa se mu itegeko rimwe ryitwa urukundo. Nta muntu utagira umwenda, nta mugabo utagira umwenda. Buriya ntazagira umuntu ukubeshya, abantu bose bagira imyenda. Ariko noneho Pawulo wagiye kugaragaza umwenda dukwiriye kugira kandi ukatubamo iteka ryose, ariko tukagerageza kuwishyura. Abaroma 13 umurongo wa 8 kugeza ku murongo wa 10, ibyo gukundana. Ntimukagire umwenda wose keretse gukundana, kuko ukunda undi abasohoje amategeko. Ntimukagire umwenda wose keretse gukundana, kuko ukunda undi abashohoje amategeko. Kuko ibi ngo ntugasambane, ntukice, ntukibe, ntukifuze n'ayandi mategeko yose bihurira muri iri jambo ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda.
ufite urukundo ntagirira mugenzi we nabi. Nicyo gituma urukundo ari rwo rusohoza amategeko. Urumva ko ya mategeko yose Imana yahaye Abisiraheli, ntukice, ntukebe, ntukifuze n'ibindi, Pawulo avuze ngo bihurira mu ijambo rimwe ngo ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda. Aravuga ngo ufite urukundo ntagirira mugenzi we nabi. Nicyo gituma urukundo ari rwo rusohoza amategeko yose. Nibyo, icyo ni ukuri. Duhera kuri aka kantu avuze dusa nk'abasoza kugira ngo tubone uko dusubukura ikindi cyigisho. Nanone Pawulo aravuze ngo ntimukagire umwenda wose keretse umwenda wo gukundana. Muri ya myenda tugira, ya madeni dufitiye banke, ya madeni dufitiye banke Ramberi, ya madeni dufitiye inshuti zacu zatugurije, umwenda ukomeye dusaba kugira ngo ni umwenda w'urukundo, umwenda wo gukunda bagenzi bacu. Mu yandi magambo ngo turasabwa kugira uwo mwenda. Waba uryamye ukumva ufite umwenda wo gukunda Jarike, ukumva ko ufite umwenda wo gukunda murumuna wawe, mukuru wawe, nyokorume, nyogosenge, tantine wawe, onkere wawe, uriya mwiganye. Mbega ngo iteka ryose ugomba guhora wumva ko ufite ideni utari wishyura tu, ideni ryitwa gukunda mugenzi wawe kandi ukamukunda nk'uko ukunda. Mbega ugomba guhora wumva ko iryo deni urifite kandi utari waryishyura, ugahora uharanira gushaka uburyo uryishyura tu. Wamaze kumva ko iri deni urifite, ideni ry'urukundo rwo gukunda bariya bose, uhora witoza kugira urukundo. Reka tugaruke ku bantu babamo umwenda, babamo ideni, sibyo? Reba, iyo ufitiye banke umwenda cyangwa se ukagirira umwenda ku ibotike wagiye guhahiraho cyangwa se ku muntu wakugurije, ukaba uzi ko utarabona ubushobozi bwo kumwishyura, usibye ko ab'iki gihe basigaye banambura, hari igihe yabona ariko akajya yakoresha ibindi, yanamubona akamukata. Noneho ureba utari wishyura uburyo witwara kuri uriya muntu cyangwa kuri banki, uhora wikingakinga. Niba inzira ijya ushaka ica kuri rya duka cyangwa kuri ya butike wahahiyemo, ushaka uburyo bwose wishahisha kugira ngo wace wa muntu atakubona, wa mucuruzi. Iyo uzi ko inzira ijya ushaka kujya ica ku muturanyi wawe wakugurije, ushaka uburyo bwose umwisha, ukagenda mbega ugenda wihishahisha, wikingakinga, ukagenda ubebera kubera ko hari umwenda utari wishyura mugenzi wawe. Pawulo icyo avuze agaragaje rero, agaragaje ko dukwiriye kurangwa n'umwenda w'urukundo ku buryo iteka ryose nubona uriya muntu udakunda ugenda ubebera, ukagenda wishahisha nk'uko wishyura uriya muntu ufitiye ideni risanzwe, ukagenda umwikingakinga uvuga ngo Mana niryari nzishyura uyu mwenda ndimo w'urukundo kuri uriya mugenzi wanjye. Wo kumwidegembya ngo umurega agatuza, kubera ko utaramukunda. Ugomba kumenya ko mufitiye umwenda, wamubona ukagenda wihisha ubebera kugeza igihe uzagera kumva urananiwe kubera iyo komplexi uhora ufite yuko utari wishyura uwo mwenda, bigatuma uhora wikingakinga. Wagera ukavuga ati ndabihaza ibyo guhora nihisha, ibyo guhora nikingakinga, ngomba kwishyura uyu mwenda, ngomba gukunda mugenzi wanjye nk'uko nikunda. Nashaka bari n'uriya murozi. Bene da, nzababwira mu rukundo ukuntu harimo imbaraga zikizana n'umurozi yakuroze kandi uburozi ntibugufate. Nzabibabwira ngiye byambayeho. Uzi ko urukundo rutuma bakuroga uburozi ntibukwice. Wa murozi wakuroze akakuroga agatageza kupfa gaheba. Iyo umufitiye urukundo, mu rukundo ntihabamo gupfa, mu rukundo ntihabamo gukenyuka. Abanzi bagerageza uburyo bwose bakugira nabi bikanga. Niba hari ikintu kigira imbaraga mu isi, gifite imbaraga kurenza ibindi, ni ikintu cyitwa urukundo. Mu rukundo harimo imbaraga zirenze. Niyo mpamvu muri njye nimbye ngo n'amazi menshi ntiyarurengera. Ariko tekereza mu rukundo nawe ikintu cyatumye Yesu aza agasiga ubwiza, agasiga icyubahiro, agasiga ibizima, agasiga abakuru, agasiga kiriya cyubahiro gitatse ijuru n'uburyo bahoraga bikubita hasi bamuramye bavuga ngo uruwera,
ariko urukundo ruramwuzura avuga ngo ntagiye gukiza Jarike, ntagiye gukiza Beti, ntagiye gukiza Uwimana, ntagiye gukiza Nyirakamana, ntagiye gukiza Sekamana, ntabwo numva nanyurwa, ibi ntacyo bimariye. Mbega Jarike nataza kuba muri iki cyubahiro ndimo biturutse ku rukundo namukunzi, ibi ntacyo byabimariye. Ngo Yesu urukundo ruramuzonga kuko ijambo ry'Imana tubwira ngo ibyishimo bye n'umunezero ngo byari kuzabana n'abantu. Nuba aracyafite inyota yo kuzabana nanjye, aracyafite inyota yo kuzabana nawe, ngo mugahora n'iteka no muganira. Yesu araza mu isi, yari Imana, yambara kamera k'umuntu, aca muri biriya byose tujya dusoma, arababazwa, aratukwa, aravumwa, yambikwa ubusa, aterwa ya misumari, yambikwa rya kamba ry'amahwa, shinyagurirwa bya bindi byose. Ariko kuko mu rukundo harimo imbaraga, ntabwo urupfu rwamuheranye. Za mbaraga zo mu rukundo zaramuzuye. Ku munsi wa gatatu Yesu arazuka, kubera imbaraga ziba mu rukundo. Mu rukundo ntihabamo urupfu, mu rukundo habamo ubuzima, mu rukundo habamo kubaho, mu rukundo habamo ibyiza n'umunezero mwinshi. Nshuti, kunda mugenzi wawe nkuko wikunda. Uwo ni we rembo ryawe ugomba gucamo winjira mu ijuru. Abantu benshi bamaze gukinga amarembo yabo, nyamara baracyasenga, nyamara barakiriza ubusa, nyamara baracyasoma Bibiliya, nyamara baracyajya mu materaniro, nyamara baracyadiyakona, baracyabwiriza, baracyayobora amadini, ariko muri bahuzuye urwangano, muri bahuzuye amoko. Ngira nsoreza, kimwe mu bintu bimunze Abanyarwanda aho bari hose ku isi, kandi saba ari hano mu gihugu cy'u Rwanda gusa, n'Abarundi, ni ikintu cyitwa amoko: Hutu, Twa ndetse na Tutsi. Amoko yinjiye mu Banyarwanda arabamunga. Ngira ngo mwabonye icyo yadukoreye mu 1994. Abarundi ngira ngo namwe mwarabibonye, n'ubu nibyo mu gihanganye nabyo. Birababaje kuba uri umukristo ukagira amoko, ukagireba umuntu ukamurebera mu Buhutu, ukareba umuntu ukamurebera mu Bututsi, ukareba umuntu ukamurebera mu Butwa. Ntabwo bakitwa Batwa. Ejo bundi numvise banabyigaragambyamu, ni abasigajwe inyuma n'amateka. Ntabwo bishaka ko umuntu abita Batwa cyangwa basangwa butaka. Ariko birababaje kuba ukibona muri iyo shusho cyangwa ukabona undi muntu muri iyo shusho. Imana yaremye umuntu atunganye uko ari kose. Twese dukomoka kuri mwene Adamu, turi umuntu. Ndamubisobanura umuntu. Adamu nawe akomoka ku Mana, bivuga ngo twese turi Imana. Byaba bibabaje, ijambo ry'Imana tubwira ko Imana ni byose muri bose kuri bose. Imana isa n'ibintu byose. Ibintu byose Imana yaremye, Imana isa nabyo. None se nshuti, reka nkubaze, ubu koko nuramo kubona umuntu ukamurebera mu burebure, mu bugufi, ukavuga ngo ni inzobe, ni igikara, ngafite izuru rirerire, ngafite ijosi rirerire, ngafite n'intoki ngo zisa gutya, ngafite ibiki, reka nkubaze, Imana uzi uko isa? Ubu se koko nugera ku irembo ry'ijuru ukabona uko wabonaga abantu, ukabona Imana isa na bose, uzajya hehe? Kuko Imana isa na bose. Koko nugera mu ijuru ugasanga Imana uko warebaga abantu isa n'abantu bose, uzajya he? Uzarigitira he? Ko umuntu wese ari mwe mu shusho y'Imana. Reka dusoreza aha ngaha, tuzakomereza aha ngaha tureba abantu Imana yaremye, uburyo yabaremye nk'indabyo zayo, yaba Abarabu, Abazungu, yaba abirabura,
ibi byose tuzabyiga turebe. Turacyari ku ijambo ryitwa urukundo, tureba itorero rya Efeso, uburyo batangiranye urukundo n'uburyo urukundo rwaje kubashirana, uburyo ubu buhanuzi bwo muri rato ryo muri Efeso budusohoye natwe bo mu itorero ryo muri iki kinyejana cya 21, uburyo urukundo rumaze kudushana turangwa n'amoko, dushyingirana nk'amoko atandukanye, tugashingira n'amoko ngo ngenzi yacu, kandi twitwa abakristo. Tuzabigarukaho. Sinzi inzira turimo turajyamo niyo tugana. Imana iguha umugisha kandi Imana igwe kuba maso, kunda mugenzi wawe nkuko wikunda. Reka dusenge. Mana, turagushimiye kubwo ijambo ryawe ryizo duhaye, turagushimiye ko ukomeza kutwigisha kubirebana n'urukundo. Fasha umuntu wese wamunzwe ufite ikimungu cy'ubwibone n'ubwirasi cy'amoko no kumva ko hari icyo ari cyo. Mana, uradusaba kugira ngo dukundane kandi dukunda bagenzi bacu. Fasha rero buri umwe wese kandi ukomeze kumwishurira, amenye kusa n'ikiremwa muntu cyose, umuntu wese waremwe n'Imana kandi Imana ikabisa nawe, kandi ukomeze kutwigisha no kuduha kuba maso. Ndagushimiye rero, komeza kutugira neza, imbabazi zawe zikomeze kutubaho, tubyambaje twize mu izina rya Yesu, amen. Imana iguhe umugisha, Imana ikwiteho. Ikiganiro igihe cyanjye nakagaruka, dukomeza kwiga kuri itorero rya Efeso, tukarivaho tugakomeza ku yandi matorero. Imana ikomeze kwitaho. Shalom, shalom, shalom. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.